The Ben murege kurimo kunyangisha rubanda icyambere uri kunsabira kunjyana iwawa bari kumamagara abantu ngo ningi wawa nanjye ngende nkurege nkuko The Ben ni wa muntu ushobora akantu gato ya rwego dufite abantu basige bashaka kukwica ngo bakwica. The Ben na Pamela barabanye barakundanye barishimanye babanyeho mu buzima bwiza. Ibi rero binyereka iki binyereka ko The Ben afite igikundiro. The Ben Imana cya gikundiro yamushizeho ntago kizigera kimuvaho biragoye kugira ngo azagira umuntu kimuvanaho. No. The Ben ni wa muntu ushobora kugaburira abantu 500. Ikiganiro nakoze nabanyira ubwite nta kibazo babifiteho. Nta na statement batanze. Na kuko ikiganiro baracyumvishe bazi ukuri kw'ibiri mu kiganiro. Abantu nk'abagasuku bari aho ngaho baba muri Amerika wagira ngo nta nakazi bafite ugasana kindi kintu akora nukuza kuri YouTube gusa areba kantu ngahanga umuntu yakotoye ugasanga yahiye mushotori. Ababyeyi icyo basigaye bakora nukubyara gusa akaguta kigendera yabona umajije gugafata. Yaradutaye niga muri primaire mu wa kabiri data umbyara ari gendera. Okay, sinzi kabutura ye sinzi minerivali ye ya data ubwo ninge kaniho urugero kuko nanze urugero ku bandi nafungwa mwahita munsabira RIB. Sinzi ipantaro ya data yateye inda nta kintu na kimwe habe none umeze neza ndi gwembwa miliyoni wenda ku kwezi aribwo nibuka mutsinda shakirize nubwo yanyitiriza izina rye. Karonye mwikaze wo kujyana ibiganiro byacu kwibuga Global TV musoza werere hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba y'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbandi neza nkurikiye 5 kuri 5 bano bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora no twasuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho rero hose mu Kinyarwanda reka twizere ko nawe umeze neza niba utanameze neza ngo wihangane biraza kuza guhinduka nawe bigende neza. Dukomeze cyane abantu bari Masisi dukomeze cyane abantu bari Murenge tabone bakomere kandi bihangane Faxman original kugakweto keza cyane akusha akamara inkweto zigurira ibisanzwe nyine tubugomba kugira impaka none nanjye na confirm impaka none nanjye na confirm kuki kukwa ku myambaro ubu rero rushobora kuba uri umusaza kuko abantu bamazimya abana birambiwe ntago bikivugwa oya nago ari ibintu bya danger. Inkweto se gira ngo ni inkweto zangaye inkweto z'ibihumbi 75 25 se twazabaraga turi no ku ishuri umushahara wa Evode wose akaba urawambaye ukandagiye zike Evode basanga ndusha umushahara ntago bibaho rumwe mu bantu baje ifaranga byaraje oya ndashima Imana ntago nkiri hahandi narindi kandi nahangaha ndi ntago ariho nzakomeza kuba ndabizi ko ibintu bizagenda neza. Ndashima Imana rero ndashima Imana. Reka nsuhuza abantu bakunda ibuga Global TV reka nsuhuza abantu bakoze subscribe niba utarakora subscribe none ahangaha tuyikora none turi kuvugana akazogera ukore like share ndetse na comment nyinshi cyane hanyuma twagura umuryango mugari w'aba Global abantu bari Global kabisa abantu baba Global kandi bari noble noble kabisa. Imana muri komeze bishimirwa ndavuga bari mu Bwongereza mu France mu Biligi muri Espagne mu Denmark n'ahandi hose mwumvisha Inyarwanda yewe hari n'abatacyumva bashaka kureba ukuntu mbameze mba ncacambuwa manura nzamura bavuga batika twumve ugasanga bafite n'abasemuzi kwanza ngo hafi basemura ibiganiro byawe avuze iki twe nabo tukiri ku rwego rwo kuvuga ibiganiro bwo gukora ibiganiro biri bwumve n'abanyarwanda gusa. Abagande nageze y'ubushize barambwira bati niwe Camarade n'iki bashaka basemuzi bati nababwira nta kigande nzi ngewe nkabwira nimeze neza bampakiraga ibitoki bampakira iminyigi bambwira bati harabajemo twari kumwe harabajemo twari kumwe baravuga bati nukumeze nahangaha ntabwo mbesha barabizi bankuramo inkweto banzanira kamambiri banyura umwe avuga ati ninjye uri bwishyura icyumba yego undavuga ati ninjye uri ukikurazemo cyane undavuga ati ninjye icyo kunywa cyose okay uzahamagare bagaposho gaposho twageze Uganda twari turi kuba ahantu hamwe n'aba Punditi n'aba Freddy Musoni n'aba cameraman ba Zayasi
babayeho kubera njye babaze Kabara, ndahamagara ubyumve ndahamagara nshyiraho pareri mvuge ni bwana Gaposho turi nuze wabayeho kubera turi mu ntuze abantu twari kumwe ahantu twari turi kuba nuko mbona nimero itariho yakubwira amateka Gaposho uzagira telefone usibye kumuhiga ukamubona gusa nawe ubundi ntabwo wamuhamagara ngo abanyamakuru bararyaga baranywaga kubera wowe kubera njye barambwira bati ni Faxman yewe murye munywe so hari abantu badukunda abantu badukurikirana hari abantu badushyigikiye abadutera amabuye ni benshi ariko ayo mabuye n'undi turafata tukayatuyubakisha so meze neza cyane ndabashimira kandi abantu mukomeza no kudutera inkunga mukanda akanyenyeri Imana yamuri komeza ibishimire Kamara hari inkuru wari wakora ikakugiraho ingaruka mu baturage hari inkuru narazikoze zangizeho ingaruka inkuru ya Dani nanone n'ubabyaranye hari inkuru imaze iminsi iri gutrending ariko nta kintu yantwaye usibye izo hookup bakaze n'uduce tukagira wavuze ngo Debeni baratandukanye ibyo ngibyo ntago ari byo rwose Debeni nawe arabizi ko atari byo katari ko byagenze ni kwa kuri nyine abantu babujiye dufite abantu babijiye bijiye narambwiye ngo dufata ndavuga ngo turi mu kinyejana aho n'ibigoryi bivuga n'udafite icyo kuvuga n'udafite icyo ari gusobanurira abantu turi mu bihe turi mu isi aho n'ibigoryi bivuga iryo jambo risesenguriye havamo ibintu byinshi abantu rero bafata utuvidewo bakaduca bakagira gute so ugasanga bikugizeho ingaruka mu kiganiro ntaki ribuni yaguhamagara uwo bivuzeho ni yakurega uko ikiganiro ukuri ku biganiro arakuzi yakumvisha abantu mujye mutegera ibiganiro twavuze mujye mwumva ibiganiro twakoze nimugafate twatuntu baca usanga nakoze ikiganiro cy'isaha n'iminota 45 ariko ukasema akantu k'amasegonda 25 ukasema akantu k'amasegonda 25 tudatanze ikiganiro cyose hakaba n'undi uzavuga ngo ngiye bino biganiro byo sinanabyumva nk'uvuga ukuntu cyavuze ngo nabyumva ukuntu cyavuze oya no ngurumva ngo turagushyikiye ngo mpaka imageragere ngo ni mageragere ngo uzaba tugukikiye mujye mutegera ibiganiro byacu nta byatwakoramo amategeko Dr. Murangira Peter yatubwiye ngo imbe bifatirwa mu nzira inyuramo ipusi injangwe bifatirwa mu nzira binyuramo icyo gihe rero iyo wumvishe iryo jambo ugomba kuba tayari ugomba kuba standby nta jambo na rimwe riri bugujyane muri riburi ugomba gukora gerageza ushyiremo utwo tumanyeri ushyiremo utuntu turi bakange n'ikindi munacangamuke mu mutwe ariko ntabwo wandega gute wandega iki naba nakoze iki ko mu kiganiro navugaga ngo no the Ben na Pamela barabana ahubwo Gaposho akeditinga agashyiramo utuntu tw'utumanyeri kandi nawe kumuzi ariko tuba dukeneye natwo kugira ibiganiro narebwe kamwereke nimukana turenganye ndamutse nkoze titire ngavuga ngo Pamela na The Ben bavuye koga bari inkoko bari iki iyo video hari umuntu wayireba hari ubiyobewe wese ko The Ben na Pamela bavuye muri douche hari ubiyobewe wese ko The Ben na Pamela bari inkoko hari ubiyobewe wese ko The Ben na Pamela bambara neza hari uyobewe yuko se Pamela afite iduka ricuruza imyenda ndamutse nkoze titire ngavuga ngo Pamela ari mu iduka rye ari gucuruza icyo kiganiro ninde wakireba yabaje kureba iki yabaje kureba igeze ariko batanze bakanu ariko bagize bakanu kakamanyeri kabuyugire ibikiganiro barakireba kandi nageze twenyine no mu mafilime n'abantu bakora amafilime baragerageza bakora nka tiza bagakora tiza y'ahantu bari kurwana ahantu bari bamukubise avuye mu iryinyo akaba ariko bashyiraho kakaba iki tamunere cyangwa se agashoti kabanza gahuka kihuse gatiza so niba rero no muri football uzabirebe iyo bari gukora publicité za publicité zinyura kuri za Canari na za Kina za Supersport sibyo Supersport bafata hantu umukinnyi yatsinze igitego bigoye kubita umutwe kikajya bagakubita n'umutwe kuki nko ku cyuma ku ipoto sibyo bakora twatu video bafata umukinnyi agatera ishoti risanzwe bakarihindura ishoti ry'umuriro riza rimeze nkaho riri kwaka ibyo niko bimeze mu makuru niyo mpamvu habaho ingingo z'ingenzi z'amakuru ziri bukurura abantu bakaza kureba uzarebe kuri BTN cyangwa kuri TV1
babanza kwerekana mu ngingo z'ingenzi ntabwo haba havuzemo umugore wakase umugabo w'igitsina yego ntagaruke amakuru yose ari uko umugabo ari uko ari abantu bicanye ari uko abantu baruganye bishe ariko ugomba kugira ingingo z'ingenzi z'amakuru ziri butuma abantu baba okay reka nicare ndebe umugore yaciye umugabo we igitsina nibyo bibatunze abarukorwa bw'imikino bande ba AMAK0SA na bande na David bayingana barabanza bagakora ingingo z'ingenzi z'amakuru turabaganira kuri ibi nibi bagashaka ahantu ya nkuru iryoshye akaba ariyo bashyira mu ngingo z'ingenzi nuko bikorwa nuko bigenda n'aba YouTuber nuko byagakwiye kugenda hakunda kora hukapu abantu bose isi yose ngo nafungwe ndafungwa nandi Ni kuki bashaka gufungwa nimwumva man nanubwo ari cyo kiganiro twagomba kuganira dufite kibazo abanyarwanda cyuko nta rukundo tukigira wa muntu ukoze ibintu by'agakosa turashaka direct kugira ngo bamujyane hehe mageragere ubundi mbere iyo umunyarwanda akoraga ikosa baramwicazaga bakamuganiriza bagenzi be bakamubwira ibi nibi ikosa none ubu turi ku rwego n'ibitari ikosa tubishakamo amakosa wumva ahantu urwango rwacu rugeze turi ku rwego umwana aza akikorera content bakavuga ngo iyo content ngo ubwo ngarimo ngo ngarapfobya ngo idini ngo kiliziya gatolike ngo iki ntabwo abyumvisha ukuntu bahaye warning pirate wabibonye yakoze content yambaye nk'abapadiri mu bindi bihugu birakorwa nta kibazo ariko kubera urwango rwatumaze kubera kudakundana kudashyigikirana umuntu arikorera akantu gusa nkabona video yanjye irebwe n'abantu 45,000 mu gasarango najya muri mageragere ngo bamwe na amashari abandi ni babijiyo bija baji nawe rero kazunka bose ngo banjani wowe ko ni banjani wowe naramubwiye ariko kazungu uri umugabo ati yego ndi umugabo ibintu uri gukora uri kubona ari byo none se ukara kavido ngo ko nanjye ngo kari njyewe ngo barakampaye ngo n'umuntu ngo nabafana banje baba bakampaye ngo bakambwira ngo dore ibintu Faxman akoze namwe none ngiye guha link urebe ikiganiro kuntegera kazunka boss muha link arambwira ati nakoze amakosa atumba barire ndabyumvisha ikiganiro ndacyumvisha atana amakosa yanjye namwana usubu nanjye nkurege ariko turanahoboka kenshi hari igihe umuntu akuwa akantu ugahita ushaka kwikwirakwiza n'ibyo byose ntumenye nyine kazunka boss nkurege kurimo kunyangisha rubanda icyambere uri kunsabira kunjyana iwawa bari kumamagara abantu ngo ningi wowe nanjye ngende nkurege nkuko Sonia yakureze icyaha kurega umuntu ntacyo yakoze by'ubwabyo bigize icyaha wowe uransabira ngo banjyane wowe ikiganiro ni wacyumvishe ni misunderstanding ntabwo wigeze wumva neza misunderstanding sibyo ikiganiro nakoze na ba nyir'ubwite nta kibazo babifiteho nta na statement batanze nta kuko ikiganiro baracyumvishe bazi ukuri kw'ibiri mu kiganiro hari akaboro bajya bavuga ngo ntukajajinge ngo kava ujye ureba ibiri mu gitabo kubera iki mukeneye kava ariyo mu jajinga mwarebye ibiri mu gitabo mo imbere ku rwego dufite abantu basige bashaka kukwica ngo bakwice dufite abantu batwanga badafite n'impamvu zo kutwanga nta mpamvu ariyo kujya kwanga akumva gusara ari mu kigare tu ngo kubera ko kanaka yavuze ngo aranyanga ngo nawe ngo uranyanze ibyo napfuye n'uriya urabizi muri comment ugasanga ngo Faxman ngo nafungwe nimfungwa se amafaranga nakorera uzayinjiza umwana wanjye uzamwishyurira minerivare mujye mubanza mwumve ikiganiro ndugu zanjye mujye mubanza mwumve ikiganiro mwumve ibintu navuzemo ntimugahubuke
ugasanga abantu barahubukagurika abantu nka bagasuku bari aho ngaho baba muri Amerika wagira ngo nta nakazi bafite ugasanga kindi kintu akora nukuza kuri YouTube gusa areba kantu ngahanga umuntu yakotoye ugasanga yahiye mushotori ngo ni imfungwe iyo mvugo naherukaga kera gasuku yabishyushyemo cyane arashyuha gasuku yangezeho arashyugumbwa arashyuhagana uba wumva wagira ngo ndi ibiryo bye biri ku isahani tu kandi kuvana cyera abantu benshi bahoraga bavuga ngo Camarade nawe napfungwa ni utahiwe igihe mwabivugiye ko nafungwa Imana kikomeje kumagararaho ese ubona babivugira iki n'urwango n'amashari batubona tuva ku ntera tujya ku yindi batubona tuzamuka kera bagushinjaga nawe ko aho wabugurikaga none se reka nkubaze umuvugisha ukuri iyo urebye ubona nta mpinduka iri mu biganiro nkora oya byarahindutse none se kera suzi ko none nayankubwiye mwana mama ibintu ko mbana ntazi erega mva ngusobanurire narabivuze ejo bundi akavideo ka trendinze kari kamaze nk'imyaka nk'itatu nakoze umwana w'umuntu arakosa turimwe mu makosa nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi arabanza akakambakamba akagira gute agatera intambwe akageraho akazagenda neza cyane akaba umuntu w'umugabo ushobora gukora amakosa mu biganiro kuvuga isaha yose ndi kwivugisha by'ubwabyo ahubwo naho ndamabuye ahubwo uteye ubwoba umuntu mari sawa urimo kuvuga uri wenyine nta wundi muntu uri kumbaza nkivugisha njye ubwanjye nakabaye nkora amakosa ngana gute se mba ndi kuvuga ibiri ku mihanda mba ndi kuvuga ibiri kuvugwa nk'ubu ngubu reka nkwereke hari nk'inkuru nshobora kuzana bagahita bavuga ati se uyu we yabaye uw'ingo zasenyutse gusa urugero hari nk'inkuru nshobora gukora rwose hano bakavuga se wowe wabaye uw'inkuru z'ingo zisenyuka ubundi bagiye kuzisenya abantu bakakubwira dore ko nawe wasenye muri komenti nibyo bambwira bata abantu basenye baramenyana n'ubundi rwo kuvuga babimenye kandi uko babona batari banasenya batumunyazi rundi babona batari banasenya ahubwo uri kubibifuriza nk'uko nawe byakunaniye so reka mbishyireho umucyo umeze gutya The Ben na Pamela barabanye barakundanye barishimanye babanyeho mu buzima bwiza ibi rero binyereka iki binyereka ko The Ben afite igikundiro The Ben Imana cya gikundiro yamushyizeho ntago kizigera kimuvaho biragoye kugira ngo hazagira umuntu kimuvanaho no The Ben ni wa muntu ushobora kugaburira abantu 500 cyarimwe ikintu kitari inkuru kikabyara inkuru hagashya igihugu cyose The Ben ni wa muntu ushobora akantu gatoya uzamurema nava muri Genesis ejo bundi oya muri Genesis ibyo bwabyo kamera 300 zaba zihari n'abakora gospel bazajya gukavaringa iriya nkuru kugira ngo byumve n'umuntu Imana yahaye igikundiro utamenya aho kiva ni si ibintu yisiga siki ni karemano n'urukundo abanyarwanda bamukunda ni igikundiro Imana yamuhaye ndakubwiza ukuri na radio y'umucyo bazajya muri Genesis comedy na authentique kwa Gitwaza bazajya gukavaringa inkuru ya The Ben kugira ngo byemere muri Genesis n'abanyamakuru bazaba batumirwa ubwinshi cyane Farimeri subu yatanye vuga ngo abanyamakuru ko mba mfite abanyamakuru 20 nkaba mbona ari abanyamakuru 300 bari kwiyandikisha ndabigenza gute The Ben ni umutungo kandi noneho kiza cye ni umutungo wimukanwa The Ben yavana akajya muri Amerika agakubita rwose yavana akajya tujya Uganda ejo bundi ndi muri team zajya Uganda afiteho concert tayari ndi kuri liste y'abantu bazajya muri Uganda afiteho concert kumwe na Diamond Platinumz abanyamakuru bari kurwanira kujyayo so ni The Ben Imana yahaye igikundo tutamenya ngo kiva he ngo byagenze gute Okay, ngira ngo ngaho ko kabara akanyuzemo. Ejo muri nabonye post yuriya mu mama w'umunyamakuru kazavuga ati ubundi umwana ni inshingano kubera umubyeyi kubera umutwaro umwana we ngo nuko yamubyaye ugasanga umwana ntutuma atera imbere uri murashaka kumubera umutwaro. Ni umunyamakuru kazi ahisa cyiza yaravuze ngo nta mpamvu nimwe ugomba kwitera icyuma kora ibyawe. Reka nsubiremo. Aya ni amagambo ahisa cyiza yagize gute? Yitangarije ubwe yendikiye. Yavuze ngo nta mpamvu nimwe ugomba kwitera icyuma kora ibyawe ahasigaye ubwire umuryango uti burya 5 nibyo bisigara mubikoresha icyo mushaka
papa najye guhinga, mama ajye korora inka, afashe abana be, niwe wababyaye. Tugere ahantu wumva ko inshingano atari izawe. Icyo ugomba gukora ni ugufasha nk'uko wafasha umuntu uwo ari we wese. Ahise akiza hano ari gusobanura avuga ko inshingano z'ababyeyi basigaye barazihariye iki? Abana. Ababyeyi icyo basigaye bakora ni ukubyara gusa, akaguta akigendera, yabona umajije gufata akavuga tuzi ko nabyaye Mutsindashyaka Elize Camarade, ati reka nze nkwereke, agatamagara mwana wanjye umeze neza, wanyereje 100 se. Hari n'ababyeyi batagetinga bazi umushahara w'umwana wabo, ahembwa 400, 150 bya buri kwezi bigomba kuza hano mu cyaro, bivuye kuki? Ku mwana. Isa kizara bireba, abona ukuntu bamurembeje umuryango we simbizi, wasanga ari imfashanyigisho, kuko umuntu avuga ibimuriho, umuntu avuga ibyamubayeho, umuntu atanga ibyo afite. Isa kizara bireba ukuntu umuryango w'umurembeje, izo ni imagination kandi ubwo baraje bahite bagakata bavuge ngo umuryango wa Isa kiza ngo agize gute Uramurembeje. ako ndi umuhanga bro. Isa kizara bireba abona akaga umuryango w'umuteza, abona ukuntu papa wamugirira amusteresa na mama amusteresa. Ibyo bintu arabitekereza nubwo bitigeze biba. Ibyo nibyo nitekerereje, ubwo ntabwo nzi cyatumye abivuga. Yego. Aravuga ati reka nze nkora iki? Reka nze mfate karamu nandike. Arandika tubu abana dusigaye twarabaye umutwaro w'ababyeyi mu nyungura amagambo imwe cyangwa mu mbundo y'ijambo rimwe, dusigaye turi imitwaro. Imiryango yacu yabaye imitwaro kuri twe. Ahubwo nawe yirengagije yavuga ko indindi bakabiri, hari ndinda mawe na ndinda dawe. Igihe utabashaga gukambakamba, igihe utari wakameza amenyo adupondaponda nka gutamike, ubwo wowe aramutse akwishyuje wamwishyura iki? Ndabigaruka byo unyibutsa ko kantu uzanye, ngaza kantu kandi ngiye ndi guchallenging. Witwa bimwe mu byamare hari ikintu byabivuzeho. Witwa Wera Jean Maurice, mukuru wa Jepol nyakwigendera, muvugizi wungirije wa guverinoma, yaravuze ngo gufasha ababyeyi ni inshingano zingana n'ijana no kurera abo wabyaye. Yego? Mutesi Sikovia, mukuru RMC, yaravuze ngo icyo nemera hari inkunga umwana atanga, nk'uko n'umubyeyi hari igihe uba ushaka ibirenze akaguha ibyo afite. Ni nako abana mu byo ababyeyi badukeneyeho tubaha ibyo dufite, ariko natwe twitunze. Yego? Witwa Mpabwa n'amaguru, uramuzi? Mpabwa n'amaguru. Mpabwa n'amaguru yavuze ngo gufasha ababyeyi ni inshingano zingana no kurera abo wabyaye. Ndinda mwana na ndinda mubyeyi tubitegekwa n'umuco ndetse n'amategeko ndemyagihugu. Uri kuntegera? Kudafasha ababyeyi igihe babikeneye kandi ubifitiye ubushobozi ni icyaha kandi kiregerwa. Ngoya. Kudafasha ababyeyi bawe ni icyaha bashobora kuregera. Igihe ubifitiye n'ubushobozi ni icyaha waregerwa. Mumbe. Guhindura isura, yego. Ndamutse Kampire nta kintu umufasha. Kandi ubishoboye. Kandi mfite ubushobozi. None. Yajya kundega. None. Ko hari abafungwa ari benshi. Hari abasore rwose bivira mu cyaro. Akamara imyaka 7 ataraji iwabo, nta n'umufuka w'umuceri arahasi na nyina, ataragurira na papa we. Urabanza ukamenya icyamukuyeyo n'iki.
ntugire ngo nugupfa kurega gusanga bavuge ngo bagiye kuguhana kubera ko utabafashije. hari umuntu wo muri famiye yacu wafungwa rero biba yari hari umuntu mubwira hari umuntu wo muri famiye yanjye wafungwa ubwo nyine abantu muri famiye barahita bamumenya niwe muntu w'igisambo cyabayeho nta n'ishati aragurira muzehe kandi arakora araza i Kigali akamara imyaka 8 atarataha. Abantu bo muri karitsiye bapfuye nta nubwo bakeneye kumenya ngo bazashingurwa ryari, nta nubwo bazi ngo bizagenda gute, nta nubwo ajya ata. Reka nkubwize ukuri none ukambwiye kino kintu. Muri famiye dufite ubukwe ku itariki 14 z'ukwa munani, nta kizere dufite kazata ubwo bukwe. Yaratwerereye se nese ubwo umuntu utaze ubwo yatwerera bwiza ukuri umuntu utatashe ubukwe yatwerera ugasanga ufite amafaranga ufite imodoka nziza ariko nyoko nta nubwo wamugurira ikanzu, ntabwo wowe uragenda ukagura parufe y'ibihumbi 300 ariko mama we nta nubwo wamugurira igitenge. Ibi nibyo rero Aisa Cyiza yavuze. Yego witwa Joseph Hakuzumuremyi, ubwo ni boss w'umuryango, ubwo ni boss wa Romeo Janvier. Romeo Janvier ari rukanse mu macano mana yanjye. Ngariko tuvuga ibintu dusubire ibindi. Nubwo Aisa Cyiza mwamwihaye ngo yagumuye abana, gufasha umuryango ntibikwiriye kuba umutwaro ku mwana ngo bitsikamira iterambere rye, ahubwo bikwiriye guturuka mu bushake bwe. Uwo ni Joseph iki umuryango Lorenzo rero bisho musango mfura Lorenzo yanditse turi busorezo by the way. Yanditse ngo amafaranga ntasangiye na mama arakabura burundu, agahinda kazwi n'uyabona atagifite ababyeyi, kandi ahangaha akomerekeje muvunyi cyane. Agahinda kazwi n'uyabona atagifite ababyeyi, kandi igihe bariho baratogosaga imyungu, imbuguyu n'umunyu gusa. umvaga nda bivuganye. Okay, ibyo musembyumva noneho. Okay, reka twishiremo ko umubyeyi mbere yuko ajya kukubyara nta nama mugishanya. Yego, umubyeyi papa we cyangwa mama kugira ngo ajye kukubyara ni abantu bahura bakishimana bagacinshikotana bakishimana bakabyara iki, bakabyara muvunyi. yego, ari nayo mpamvu numva umubyeyi afite impamvu zo gukira pressure ku mwana ngo namufashe ibi nibi. Dufite ababyeyi baheruka batubyara setu, akabona ababyeyi gito akakubyara akank'urugero. Data Yaradutaye niga muri primaire mu wa 2. Data umbyara arigendera. Okay, samani impamvu ukunda Kamire, sinzi kabutura ye, sinzi minervari ye ya data. Ubwo ninjye kaniho urugero kuko nanze urugero ku bandi nafungwa mwahita munsabira ribu. Sinzi ipantaro ya data, sinzi minervari ya data, sinzi ngo banyirukana ku ishuri ntago nzi. Okay, sinzi data anyaka biroti, anyaka indangamanota. Uwo data ningira amafaranga nzamufasha nshingiye kuki. Narwanye urugamba na Kamire, turakora mpaka bitangira tuvomera abantu abazi yo gukata urwondo, twaratuvoma ibigunguru 8 tukabyuza hariya mu gitondo tukajya ku ishuri, nkagaruka nkongera tugasubira mu gishanga cya Kabundi tukajya tukavoma bakata inzu, tukavomera abantu bubaka Gacuro barabizi ukuntu byari bimeze. Amazi yari ingorabahizi bivaho ngaho, mama afata ibiraka byo gukotera nkajya mvomera gukotera na petit frère, bivaho ngaho tujya mu gacinjiro gushaka inyumu n'iki, tuba mayibobo kubera data. None umeze neza ndi gwembwa miliyoni wenda ku kwezi, aribwo nibuka mutsinda Shakirize nubwo yanyitira izina rye, aribwo mwibuka mwitura iki se yamfashije iki. aracyariho se Ariho jana mukubitira amasaha ntamwambwa ni nari
ugapfa guheza ukapfa nanakora mariage naravuga ninge ntago meze nk'abandi bagenda gutira ababyeyi nubwo yankoreye amakosa ari umubyeyi gito ariko reka muhingofero ndamushimira mugurira costume mugurira ikinda n'ubu ngubu namutama agacupa nambwe yanifata nta kibazo sinabaye umugabo se ariko si uwo mubyeyi umuntu udafite umutima nk'uwanjye noneho we aramufata gute aramuclassifyinga hehe aramufata nk'umubyeyi cyangwa aramufata nk'umuntu uri aho ngatazi hari ababyeyi tuzi baheruka babyara gusa yateye inda nta kintu na kimwe habe ariko nyine urumva uwo nguwo nta kintu umwana yakamufashije urabyumva uramutse utamufashije nta tegeko ribiguhanira urabyumva ariko ntago bikuyeho ko njyewe muvunyi kuva ku nkweto ya mbere nambaye kugeza nubwo ndi umugabo n'ubu ngubu hari igihe papa ameneramo nakubwiye yuko bajya kukubyara iwanyu nta nama wabagishije ntabwo ari wowe basabye ni ibintu bo ubwabo bihitiyemo baravuga ati reka ubyare gute mu mbyara mwaza ku isi mwaza kuhobagira none n'ibibazo byanyu mukabinshyiraho ese warubizi ko iryo tegeko riracyarira ibyo byo kuvuga yuko umwana nta munani agomba guhabwa birahari nuvuga ngo ntago ari inshingano z'umubyeyi kuguhereza umunani si inshingano z'umubyeyi kugira gute kuguhereza umunani nk'uko atari inshingano z'umubyeyi kuguha umunani rero ni nk'uko nta nshingano zo gufasha ababyeyi bawe njyewe numva wahagombye kuba uzifite zo gufasha ababyeyi igihe cyose ufite ubushobozi numva utakagombye gukira wenyine isa ari umukene kamubwire ukuntu byagakozwe rero tunasoza tujya mu bukwe bwa nyambo yego mu murenge ntekereza ko so aramutse akwicaje akagutongera akakubwira ati muvunyi rero uri umuhanga urabona kuri iki umuhanga ngiye kwikusanya ngurisha amasambu yanjye yose wige yewe ndabona uri n'umujyambere uzajya kwiga no muri Amerika arimo ndayibona nzagerageza ugende ariko nawe nyuma y'ibyo ngibyo uzita ku muryango urabikora mwana wanjye akanagutongera akagurisha amasambu akagenda akishyura minerivare mpaka usoje aho ngaho nagira gute aho ngaho nabyumva ariko umubyeyi utarakwishyura minerivare utarakugaburiye urajya mu nshingano ze nkazo erega urumva aho ngaho aho haba hajemo ikintu cya conflit ziri muri famiye urabyumva ariko twebwe turimo turareba kuri famiye itaragiranye ibibazo ngo usange ngo umwana avuga ati genda bitwa papa yame mu kihe byagenze gutya turimo turareba ku muryango yawe so yarimara yaba yananiwe kugura akamodoka gahenze nk'abandi bose inka yaragurishije samutemu dusambu yaranagurishije kugira ngo arebe ko wakiga kubera ko we wenda yaravuze ati jesi nize ariko umwana wanjye akamufashe yige urabisoje Camarade umajije kubisoza urajuguze kadastre hano mu mujyi wa Kigali cyangwa urayubatse ni yanjye ariko iyawe tonde ndabyumva ariko yibuke neza ko hari imyaka runaka ise we yaryamye no mu gitaka kugira ngo arebe ko iyo nzu uzayubaka ejo hazaza hawe none umajije kuyigira rimwe na rimwe ugize n'igore cy'Imana imbabare mvuge gutyo gitangiye no kukubuza kujya wibuka ababyeyi urabyumva njyewe reka nemere kino kintu aba bantu bose batanze ibitekerezo bari mu kuri kwabo ibi ngibi bikwiye no kubera isomo abandi babyeyi cyangwa ababyeyi ndetse natwe turi ababyeyi bo muri iki kinyejana dutegereje ko abana bacu bazagira icyo badufasha niba ntarafashije kundwa nsinzi ngo yiga ahantu heza yigera Colombiyeri kandi bifite ubwo bushobozi ahubwo amafaranga yafata nkayajyana mu kabari nkajyana touchdown n'ahandi ejo ndashaka kuzamukuraho umukamo w'iki nibyo byabiri ndimo kukubwira ko izo ni conflict bazaraturutse mu miryango ariko twebwe twarebeye ku bushobozi na famiye idafitanye ikibazo njyewe rero ukuntu umeze warangiriye nabi pfa kubura umubyeyi wanjye ubukira umubyeyi wanjye kuri njyewe niyo mpamvu umutsindashyaka ntago ari ku rugero rumwe nk'urwa Kamire ibyo n'urucabana ariko ntago njya kumureba iyo nagiye mu Mutara ndavuga niko kangiye kumureba ntago nagenda ngo ngere ndinde Nyagatare ntamunyuzo ngo mubwire wemeze te musaza ntibishoboka ariko mu mutima akaba kakirimo ariko mu mutima ndamureba nkahita mwana kwanza ubuzima ndimo niwe wabuneye ndamureba nkavuga ni kwanza ubu buzima ndimo niyo mpamvu rero reka nkwereke yagiye kunyandikisha la Colombiyeri muri materineri ya mbere ahita duta ibintu byose mama aragurisha nta kintu na kimwe yarazi biba ngombwa ko mpita njya kwiga kuri Ecole do Primaire do Kagugu
primaire ya Kagugu ubera Colombere muri nasari ya mbere itaranarangira nayo igihembwe cyamba kitararangira ugahita kujyana muri Kagugu. Niyo mpamvu kundwa warugiye kwiga maternelle bagahita bagusimbutsa maternelle ntuyigwe tujya muri primaire mu wa mbere. So hanyuma uwo mubyeyi usibye Imana yonyine itanga ubwo bumuntu n'izo muhwe ubundi nakamugira impuhwe ziki. Abana kuri mu kigero kimwe generation y'ahantu twakuriye abenshi bari gukora muri za ministeri muri za banki njyewe ndaho ngaho ndi kunyana. So hari ibintu ababyeyi bakora twaba tuti koko nta kintu akwiriye. Umubyeyi utaragufashije mu bwana afite ubushobozi adafite ubushobozi sava ariko umubyeyi afite ubushobozi. Tunahwiture n'abagabo bafite ubushobozi n'abasore bibagirwaho bavuye kandi mubizi neza ko so yiri yakimara akagurisha utuntu twose kugira ngo arebe ko waba umugabo. Iso yakurwanira ishyaka arishyura akora ibintu byose woje Kigali amafaranga uri kuyahindaya uri guhinduranya ibisuko by'umusheri wawe papa wawe ubwanwa bwaramwereyeho yambara ipantaro imwe adafite ipantaro yajyana mu birori kambwira ngo uri umusore wa mugabo nawe urimbwa wigaye urimbwa rwose urimbwa ibyo tujye tubyemera kandi nta nubwo n'amategeko abataba byibura bagenekereje niba udashobora gufasha ababyeyi bawe baritanze bagurisha ihene bagurisha inka kugira ngo wige bakohereza muri international. Mama wawe buruko wajyaga muri interina yatemaga ibitoki byose hafi ya byose akabijyana ku isoko bakabikwikoreza mukavayo mama wawe nta n'umusururu yiguriye agafata amafaranga akayagwa ati mwana ajya ku ishuri wowe ugeze I Kigali wanjegera utangiye kwirengagiza n'umuntu mani usubiza amazi inyuma wibuke nabimuhira. Dufite ikibazo cyo kwibagirwa vuba kandi utamenye yava namenye yaje. Camarade urakoze cyane nagushimiye cyane wakoze cyane. Urakoze cyane Muvunyi Imana. Reka twigire mu murenge wa Nyambo. Nabuze mbwira abantu ngo piyo nika afite umurenge saa 7 ntago ariho nika twavugaga nuko ndimo kuzimiza mu motari yaratarambwiye neza isaha yuko ari Nyambo ariko mu motari amaje kumbwira ati tayari barahageze reka natwe twikoze wakoze cyane. Sawa sawa.